ndasenga biranga nigeze nanarari kanyarira yego umwuka wera ntiyaza wari kanyarira ugusenga ngo uhabwe impano y'ubuhanuzi yego twara abasore babiri turari kanyarira Imana uduhe umwuka wera turasinzira ubwo we umusore twari kumwe yarasinziye nje nkanga gusinzira byubuze ngo ndeko hari ikintu ndi bubone mbona nta kintu mbonye burinda bwadukera aho turataha yego tubona tutabivamo nkasenga no mu buvumo nagiyeyo n'igiti naracyuriye unari gusaba sinamubona ndibuka kuva 2016 ndi gusengera mwuka wera yego kandi iyo nabaga ncitse intege mvuga ngo ibi bintu biranze nibwo nahitaga niyumvamo ko ngomba kugira gute ngomba gusenga yego nkumva biranze nkaguma kubwira Imana ntise herezo ry'ibiri zagenda gute ikambwira ngo nkwaye mwuka wera uzaba umuhanuzi bizagenda gutya na gutya nkumva hagira ngari iri kumbeshya ariko konkoro ntabwo Imana ibeshya ntabwo ibeshya n'umugabo wo kuramya iyo bivuze iranabikora nge byaranejeje cyane ariko Imana yaje kubikora byari rero Imana yaje kubikora 2020 nari nkishatakayabo rishatakayabo nta wundi murengezi dufite uretse Imana yaremye ijuru n'isi Mana tuguhaye karibu n'ikaze haleluya ndimo numva imirindi yawe ndimo ndumva haleluya kugira neza kwawe mu bwoko bwawe Mana turwanire utubere ku rugamba ntaba ari twebwe kandi abazumva iki kiganiro nyemerera Uwiteka Imana bazageraho bavanaho ubashyira Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntinka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntinka ngumuhihene Yes, reka tubasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ayo mahanga mu Kinyarwanda ndabasuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde reka ngushimire wafashe umwanya ugakanda subscribe kuri Concorde TV show nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda nuko ringo sabe umugisha nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu niyo mpamvu nafashe urugendo mu gitondo cya kare mvi Musanze ndenga Gakenke ubu nicaye mu murenge wa Cyungo Cyungo mu karere ka Rulindo yega abanyarurindo rwose yambi abanyarurindo murakoze cyane mwanshinjaga gukorera muri Musanze na Burera na Rubavu ubu natangiye kwaguka ubu nageze muri Rulindo rwose niho ndi mu mudugudu wa Kidomo umudugudu wa Kidomo akagari ni akamarembo kagari ka Marembo umurenge wa Cyungo yego Imana ishimwe ndi kumwe n'umukozi w'Imana arakuze reka yivuge muraho ndabasuje mu izina rya Yesu nanjye amazina ni Komeza Usenge Eric ntuye mu mudugudu wa Kidomo akagari ni akamarembo umurenge ni wa Cyungo akarere ni Rulindo Yego Komeza Usenge Eric niwe tugiye kubana mu iki kiganiro reka tumusaba dusengere ubwanyu Imana ize kutuyobora karibu mukozi w'Imana reka dusenge mu izina rya Yesu amen Mana turagushimye uri Imana ifite imbaraga uri Imana ihambaye uri Imana ishoboye byose tugushimiye kugira neza kwawe warinze Concorde yavuye i Musanze mu gitondo cya kare wabanye nawe none Uwiteka kugera hano aracyahumeka mwuko w'abazima wabanye nawe mu rugendo turakunezererewe rero kuko uri Imana ishoboye byose nyemerera utuyobore muri iki kiganiro ntaba ari twebwe ahubwo abari weho mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga ducyashya imigambi y'abadayimoni imbaraga z'umwijima tuzifashe mpiri ibyatwiyoberanye
noneho byose tubikubise hasi ngo bana natwe kandi n'abadukurikiye online abazadukurikira nyemerera Uwiteka uzabashyigikire uzabane nabo mu izina rya Yesu amen. Eri karame shanga ajya ngo ibidahura ni imisozi. Yego ibidahura ni imisozi, twe turahuye, twebwe turahuye rwose. Yego pe, kuva mu kwa munani tuganira nta n'umwe urabona ku wundi, ariko Imana ishimwe yuko Imana yemeye ko duhura uyu munsi mu kwa kane. Yego tariki 18 z'ukwa kane turabonanye. Yego rwose ndishimye. Wibuka tumenyana bwa mbere zari bimeze ute? Nge nkikubona bwa mbere numvisha ibiganiro, hariho umukobwa umwe wo mu Cyanika bamwita Rufosine. Yego niwe nari ndimo nkurikira ndavuga atari ku conclude ni muntu ki. Ikintu cya mbere nihutiye gukora kubera ko iyi ndirimbo yawe sinzi ntabwo ndi kwibuka neza. Yitwa ntabwo ujya ubeshya. Yitwa ntabwo ujya ubeshya. Ngiye usezeranije umuntu ntabwo umubwira ngo uri Kigali kandi uri Rubavu. Iyo ndirimbo yaramfashije cyane, nihutira gukanda subscribe kugira ngo nzajye nkukurikira. Nimero yawe nayo nyikura hano kuntuza kwikoranabuhanga online. Nibwo twatangiye kujya tuvugana. Tuvuganye rero turaganira ariko ntitwabonana, tubonanye uyu munsi. Imana ishimwe. Ndabyibuka nagiye kubona muri comment mbona ati wamfasha ukanyohereza iyi wavuze ngo iyi ndirimbo ntabwo ujibeshya umuntu yayibona ati. Narabikubwiye. Ndangije ndakwandikira. Yego ninyandikira kuri WhatsApp kuri nimero nyiguhe. Yego ubwanyandikiye indirimbo ndayikoherereza nundi tujya tuvugana. Iyo ndirimbo narayikunze cyane. irimo ubutumwa bwiza bwa Kristo kandi pe abantu benshi niko bambwira kandi nanjye ndiyumvamo njya kuyihanga. Nari mu bihe byiza. No kuri rwose Imana iguha umugisha. Yego ubwo turakomeza tuba turaganiye. Yego kubaza ntese wowe uri umunyempano ufite iyihe mpano ku buryo nazagusura tukaganira. Yego urambwiye uti nanjye burya njya ndebayo. Nanjye Mana ngiriye neza. Yego njya ndeba ibyo abandi batari kureba da. Yego igihe nk'ubutumwa nkabubwira abantu. Yego nanjye ntabantu nkamwe nimwe nikundira kabisa kugira ngo twibutse abantu ko Imana ivuga. No kuri rwose nibyo kwikora kwifita imbaraga. Yego kuko nta kinanira. Niyo yisezeranije umuntu ntabwo imubwira ngo iri hano muri cyo ngo kandi iri mu Cyanika. Oya iri Musanze biri Musanze. Iri Musanze biri Musanze yivuze ngo yagutabaye ibitabaye ntabwo igibeshya. Ntabwo igibeshya nukuri. Nukuri kw'Imana. Iyo ndirimbo narayikunze. Yego yaramfashije cyane. Ndaza kuyishyiramo nawe humura mu kiganiro ndayishyira. Nukuri muyidushirireho rwose. Bantu mu Kinyarwanda baze kuyumva. Arabo tujya dushwana ngo kukinga mu kiganiro ngo utashyizemo iriya ndirimbo. Wese ntabwo nayihozamo. Oya nanjye nabikubaza nukuri. Ubumva ikiganiro cyose igomba kujya. Iyo nagukurikiranye nkumva indirimbo numva ndi mu bihe byiza. Yego rero iyo numvishe nkumva sinyumvishemo hati se conclude byagenze gute kokora. Avuga ngo bahinduye se nkibaza uko byagenze. Ndavuga nteka mbahindurire ubusinyishyiremo ubundi nyishyiremo gutyo. Yego Eric ni umupapa ni umusore. Eric ni umusore. Ni umusore rwose. Shima Yesu. Ni umusore ushima Imana. Wumuvuga butumwa. Uvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ashingiye ku cyo Yesu yakoze. Kuko hari ibyo Yesu yadukoreye tutakwiyumanganya. Ntabwo twakwiyumanganya. Ni ukuri turaza kubigeraho. Eric se ni umunyeshuri yageze mu ishuri bimeze bite? Yego Eric ndi umunyeshuri. Nagiriye umugisha wo kurangiza segonderi ubu ni kaminuza. Ubu ngiye mu mwaka wa 2. Kuyihe kaminuza? Niga UTAB, University of Technology and Arts of Byumba. Yego niho wiga. Yego Imana ishimwe. Niga uburezi, history na economy. Na education. Yego na education. Imana igukomeza amaboko. Nukuri. Eric asengera muri etorero. Ngewe Eric ubu tuvugana nsengera mu itorero rya Pentecote ADPR. Yego umudugudu ni wa Kiruri. Ubwo paruwasi n'ubundi paruwasi ni imwe mu karere. Paruwasi yacu ni Tumba. Kandi kako paruwasi ni imwe mu karere wana. Paruwasi ni Tumba. Yego Eric se yakijijwe ryari? Eric nakijijwe 2014. Umaze imyaka 12 mu gakiza. Yego
wakijijwe ikizi mu by'ukuri nanjye numvaga ako kantu ndi bukavuge uzajya kumva wumva umuntu ngo nahawe agakiza k'ubuntu ngewe nitegereje nsanga atari ubuntu kuko hari byinshi uba wemeye gusiga hari byinshi uba wemeye kureka kandi ubundi icyaha ntabwo navuga ngo ni kibi ku muntu wamenye Yesu kuko nawe aracyaha ariko kukirimo aba ari cyiza we bayumva ari byiza bimuhesheje amahoro ariko ku muntu wamenye Imana icyaha ni kibi ariko nge nkizwa twivurugutaga mu bapfumu numvaga nako ndi bukavuge n'ubundi bivuge nicyo cyanzanye ngo tubisangize abantu. Hari ijambo ry'Imana riri muri Yesaya rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ibigirwamana ni ubusa Imana rurema niyo ikomeye. Yego twagiye mu bapfumu benshi ariko nta kintu batumariye ariko tugeze kuri Yesu agira icyamara. Rero uwo mwami wanjye niho mbona aho mpera muvuga. None se 2014 ubwo wari ufite imyaka ingahe? 2014 nari mfite imyaka 17. Yego ubu ntiduteranya 12 gusa tumenya ko ufite 29. Sorry niheshye kuko njye ndo wa 2001. Wango uvutse 2001. 2001 ufite imyaka 25. Kuko nakijwe ari bwo nkirangiza primaire. Yego ufite 13. Yego ku myaka 13 waragiye mu bapfumu. Ubite hari igihe ababyeyi bakujyana. Yego kuko niyo waba ufite imyaka 5 ubwo iyo hari abakujyana barakujyana. Nge ntabwo nijyanaga. Nose ubu bifitemo uruhare wowe? Ntabwo ubifitemo uruhare. Ubundi akenshi tukiri muri iyo mihango iyo wabaga urwaye nta kindi umubyeyi yatekerezaga ko ari amarozi akihutira kukujyana he mu bapfumu. Ariko nta ruhare wabigiraga? Nta ruhare navuga nabigizemo. Gusa ikintu nshimira Imana ahantu twanyuze tugiye mu bapfumu mpanyura ngiye gusenga. Imana ishimwe. Ahantu na hamwe ntageze. Ahantu hose twageze hari umupfumu. Nahageze ngiye kuvuga Imana. Ubwo ni Butaro mwagiye? Ibutaro we ni mu bice byo mu majyepfo naho urera hafi hose. Yego nahira urindi wacu. Eric amaze gukizwa impano Imana yamuhaye nizihe? Impano ya mbere nahawe nari nizo cyangwa umuntu kubera ko akenshi umuhamagaro wawe umenywa n'abandi. We ntabwo upfa kumenya ngo iki kintu ndagishoboye. N'abantu byibuze babikubwira kubera ko bavuga ibintu babonye. Ni impano yivuga butumwa. Yego kuko umwuka wera we naramusengeye yanga kuza. Umwuka wera nta gihe kinini gishize. Yego mvanga ugikizwa hayivuga butumwa. Aho ukajya usenga ati nanjye Mana nshaka kubatizwa mu mwuka wera. Siko babyita. Yego ndasenga biranga. Nigeze nanarari kanyarira. Umwuka wera ntiyaza. Warayikanyarira ugusenga ngo uhabwe impano y'ubuhanuzi. Yego twari abasore babiri turarikanyarira. Imana uduhe umwuka wera. Turasinzira ubwo we umusore twari kumwe yarasinziye. Nje nkanga gusinzira byibuze ngo ndeko hari ikintu ndi bubone. Mbona nta kintu mbonye. Burinda bwadukera aho turataha. Tubona tutabivamo. Nkasenga no mu buvumo nagiyeyo. N'igiti naracyuriye. Unari gusaba sinamubona. Ndibuka kuva 2016 ndi gusengera mwuka wera. Kandi iyo nabaga ncitse ndege mvuga ngo ibi bintu biranze. Nibwo nahitaga niyumvamo ko ngomba kugira gute ngomba gusenga. Nkumva biranze nkaguma kubwira Imana ntise herezo ry'ibiri zagenda gute. Ikambwira ngo nkwaye mwuka wera uzaba umuhanuzi bizagenda gutya na gutya. Nkumva hagira ngari iri kumbeshya. Ariko konkoro ntabwo Imana ibeshya. Ntabwo ibeshya n'umugabo wo kuramya. Iyo bivuze iranabikora. Nge byaranejeje cyane. Ariko Imana yaje kubikora. Byari rero Imana yaje kubikora 2020 nari nkiga segonderi. Aho twasenze abantu babona ko twasaze. Babonye ko twasaze hariho abantu nk'aba bantu bajya barwara ibicuri. Turi ku ishuri umuntu umwe w'umukobwa afatwa n'izi indwara yo kwikubita hasi. Mwari maze kundeba bari baramubwiye amakuru yanjye. Aje kundeba ngo mujya musenga. Ati ngwino rero hari umunyeshuri bajyanye kwa muganga ngwino ujye kumusengera. Ndeba abasore nka bane twakundaga gusengana turajyana.
bamwe abari bunyumve bazahita babyibuka. Yego. Ni 2023 mu ntangiriro yego ku bitaro byara mu Rukozo. Ubwo ni mu murenge wa Rukozo kubera ko ariho nize. wabaga muri interina. Yego niho nize. Batugejeje mu bitaro, uwo murwayi twajyanye habwo yabaye nk'ukize. Twagezeho dusanga hariyo umurwayi urembye kurusha uwo nguwo. Yari yarahanutse mu giti cya avoka akubita umugongo hasi. Buri kimwe cyose yagikoraga aryamye. Tuhageze dukinga urugi duhamagara Imana. Abaganga tubigizeho kandi bari mu nshingano zabo. Nabo baremera hakurikiraho inshingano zacu. Gusa ntabwo twahatinze. Twese tugaruka mu kigo tukomeza ibisanzwe ariko twasenze. Ikintu cyantangaje cyanyemeje ko Imana ikora kandi koko yamaye Mwuka Wera. Nasubiyeyo njya ku gitanda umurwayi yararwariyeho. Ndebye ndamubura, mbaririza amakuru ngo yarakize yaratashye. Numva nezerewe Imana, numva nshimye Imana. Kubera ko ku ishuri twakoreye Imana kandi twari nabatoya muri Rajepura. Ibyo bihaye njya ibihe byo muri Rajepura we nanjye ndabyutse ku Musanze. Byaryoshye cyane. Twajyaga dutoroka tukajya guhamagara Imana. Tukaza nijoro tukinjira mu kigo. Kubera ko mu kigo haba hari kubera guhurira abantu benshi, haba hari imyuka mibi, abo bateza abo bagize bate, ariko tugasenga imbaraga z'Imana zikaturindirayo. Twabonye Imana n'ukuri. Ntacyo rero twayishinja. Gusenga Umwuka Wera biba bigoye. Igihe cya Pentecote cyarageraga nkavuga ngo Semana nje biri buze ryari, nkatuza ngira ngo wenda biri buziremo ariko bikanga. Nese icyo gihe wuzuzwa bwa mbere wujujwe ryari? Wavuze ko ari mu 2021. Yego 2022. Na kabiri. Yego. Wari uri twagiye gusenga ni groupe y'ahantu bita Iruhunde i Burera. Ndahasi. Batujyana mu butayu hano ku mazi. Yego. Barambwira ati ni ku rugezi wahamenye. Turasenga barambwira ngo wowe ngo tuza. Nje najyaga narasengaga nkavuga cyane kandi Umwuka Wera atari yazi. Bakambwira ngo we tuza wumve, tuza uhame hamwe wumve, we ntiwature cyo kozena ngo watuza umutima gusa. Ndahagarara natuza, Umwuka Wera araza. Umwuka Wera araza, ndatitira ndanahanura. Ariko umunsi nta ndimi navuze. Ndavuga ngo ibi bintu ntago mbyemeye. Nuvuga ngo waratitiye urahanura ariko nta ndimi uvuze. Bakambwira ngo kutari kuvuga ibintu bonye, nyamara nta bintu mbonye. Mugabo umwe ndibuka bamwita Alexander, nawe ashobora kuzatwumva. Yankubise urushyi rwa mbere ati kutari kuvuga ibintu bonye, nyamara nta bintu ndi kubona. Nkubita urushyi rwa kabiri, nyamara nta bintu ndi kubona uri kunziza ubusa. Yankubise urushyi rwa gatatu, nshiduka navuze ngo ndo Uwiteka. Ibintu byari bikomeye. Ndahanura Imana ivugira muri njyewe. Ibyo bintu byaranabaye. Iyo muhuye nabo bakubwira ubuhamya. Abenshi gusa banakubwira ko cyane bumvise izo nkoni bankubise. Kugira ngo watinye guhanura uhanura bankubise bakudishe bankubise pe. Inkoni zari zimeze nabi. Nose kucyaro gutinya kubivuga. Urabona iyo umuntu ari ubwa mbere rimwe hari igihe ugira ngo ni ibintu uri kwivugira witekerereje ubwawe. Nje niko byari bimeze. Ntabwo kwiyakira ko Umwuka Wera yaje, niyakiye bitinze. Waramushakashatse kugira ngo umubone, n'ubundi gihazi ugashidikanya uti wabona atari byo, wabona ari byo ndi kwitekerereza. Kubera ko nabonaga kuri ubu hari igihe abantu bavangirwa kandi yavangiwe wamubonye uwo muntu uramukubita inkoni nyinshi arakubitwa. Navuze ngo rero batankubita, nkubita bambwira ko mvangiwe nabyo yaba ari ikindi kintu. Ubwo burakomeje aho muri ku rugezi uburahanuye. Yego. Nyuma none nawe ubyiyumvamo kuri umuhanuzi w'Imana. Nyuma byabaye nk'ibisubira inyuma. Byaje kugaruka ndumva ari nko mu mwaka washize. Nandi mu nsenga mbona ibi bintu nta herezo byazagira. Tujya gusenga hano mu butayu hano bita muri Zari. Ubwo naho ni hafi yo muri Nirwerere no dusenze. Ndibuka Imana yaratubwiye ngo
yari yaduhaye amasaha 2 yo kumara mu butayu ngo saa 7:20 n'iminota 12 ntibasangaho ubwo twari dufite saa 6:45 ndavuga ngo sha n'ubundi ngiye gusubirayo icyanzanye kitabaye numva ndarakaye hako nkomeza gutumbira ijuru tsenze ciduka navuze mu ndimi ndanahanura twagendeye kuri iri jambo rivuga ngo intumwa za Pawulo ngo zuzura umwuka wera Imana yabahaye umwuka wera ariko bo ntibakira ko yaje ariko Pawulo amaze kubasobanurira iby'umwuka wera hanyuma barasenga buzura umwuka wera bavuga indimi baranahanura habaye ibintu bitatu nanjye nizereye muri ibyo bintu bitatu Imana ikora ikintu gikomeye mvuga indimi ndahanura dutaha twasinze ihira ryo kuvuga Imana ry'umwuka wera kabisa kandi n'ubundi hari nko muri ku kwezi ari ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4 ariko nicyo gihe ariko unari kujya wipinga ukuntu waje kwiyemera rya kamuhesho terime kwiyemera ryari kuri umuhanuzi kwa kenshi umuntu abyemera uko bwasohoye nyine habo wahanura akubwira ati rwose iriki biwara bimpanuriye akesha ningo butabyibuka yego ariko ati warabimpanuriye byarasohoye ikintu cyagiye kibinyemeza byazaga gake rimwe twari turi gusenga umuntu atananzi ntabwo yaranzi arambwira ngo kuki umwuka wera za ukininira rimwe rero nkajya mbona ibintu nkabivuga umuntu wenda hashira igihe runaka kambwira ati ngo waransengeye ndakira ndabyibutse wasengeye iki cyifuzo ntacyo waruzi narasubijwe bya bintu wabonye uzi ko ari byo byabaye ntabwo ibi bintu ari igipindi nta nubwo ari ukwiyemera yego ntabwo mu bintu byose uvuze ari Imana ibivuze ntabwo haburamo ibiza avuga ngo umuntu abibone nge ntabwo mbwira abantu ngo ejo wenda uzakira ibi nibi ubwo iyo Imana ivuze ngo vuga ibi gibifite igizabikorera cyane kuko twebwe tuvuga ibintu Imana itunyujijemo bishobora no kumara imyaka 10 nkuko nanjye 2014 nkikizwa umuhanuzi yarambwiye ngo uziga kandi uziga kaminuza abimpanurira nari naravuye mu ishuri ngahibaze kumva ngo uziga kaminuza wavuye mu ishuri ibyo bintu ntabwo bihura ariko ndashima Imana byarabaye uziko nakoze tononkome nkanatsindwa kandi Imana yaravuze kuziga nakoze tononkome ndayitsindwa ariko mu kuyitsindwa narongeye ndasibira kubera ko numvaga nanjye kwiga boarding byambere nsibiye rero ndatsinda kugeza ubu ngubu ndi kaminuza Imana surumva hari ikintu itakoze yego Eric twavuze ku mpano y'ubuhanuzi yego akenshi iyo turi mu kiganiro impano zishoboka umuntu afite turazikoresha yego ubuhanuzi nibuza uhanure yego niba ubu bwanjye ibyanjye biba ku karubanda kuko nariyemeje ntingomba kuzajya mpamya yuko Imana yacu ivuga isezeranya kandi ikagira ute igasohoza ubwanjye nibuza ubuhanure sibyo nibutaza nuko kuko intumwa itumwa ihawe ubutumwa batayiguhaye igategereza igihe buzabonekera yego rwose ariko kuvuga ijambo ry'Imana byo ntitubyinginga ngiye kuguha umwanya kugira ngo tugezeho n'ijambo ry'Imana rikuri ku mutima yego murakoze kadusangira ijambo ry'Imana n'ubundi riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana turareba hano ibice 9 turareba nk'imirongo nk'itatu yonyine ntacyo biraba bitwaye ubundi tuyivugeho uko umwuka arakuyobora yego dusome mu izina rya Yesu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ni cya 9 umurongo aho wa mbere ntacyo turageza hano ku murongo aho umwami dushoboza turagezaho umutwe w'amagambo ravuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira igihe umuntu atabasha gukora nkiri mu isi ndi umucyo w'isi
amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatobesha kondo akamusiga ku maso, aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, arahaguruka ahumutse. Abatambyi be n'abamubonaga kera aho arasabiriza barabazanya bati, uyu se wicaraga asabiriza? Bamwe bati siwe, abandi bati siwe, icyakora arasa nawe. Nawe arabasubiza ati ni njye. Haleluya, amen, haleluya, amen. iri jambo rijya rinezeza cyane ku buzima bwawe n'aba bantu babazanye. Haleluya, ijambo ry'Imana umutwe w'amagambo watubwiye ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Haleluya, amen. Akenshi rero iyo mvuga iri jambo cyangwa se iyo ndisomye numva aba ari rishya ku buzima bwanjye. Ndagira ngo nawe rikubere rishya. Ibaze nawe konkoro, wumva ukuntu ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubw'abantu. Yego, umuntu aramutse aje agatoba konda akagusiga ku maso, birakiza cyangwa birahumisha? Nihajyamo n'umusenyi umwe gusa ureba ukuntu bamya ko none reba akondo. Yego, agasiga ku maso. yaraje agasiga ku maso. Ako kanya direct yari guhita yahumisha ku rwego banarikuramo ingope ku bantu. Ariko ku Mana Yesu yaravuze ngo nta wundi muti ndi bukoreshe, ngiye kwerekana ko ubwenge bw'abantu ari ubusa, ariko ubwenge bw'Imana buzahora imbere. Haleluya, amen. Kandi tuzi neza ko iyo umuntu afite ubwenge aba ayoboye cyane, iyo umuntu afite amafaranga aba ayoboye. Haleluya, amen. Yesu ngo atoba kondo. Umurwayi yari amaze igihe ari impumyi, ntabwo tuzi imyaka yari amaze. Wenda kadusapoze ko yari amaze imyaka 3, nabyo birashoboka. Ngo ariko Yesu atoba kondo akamusiga ku maso. Icyo gihe iyo aba ari imbaraga z'abantu amaso yari guhuma, ariko kuko ari imbaraga z'Imana maso yahise ahumuka. Aramubwira ngo genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu. Ngo bisobanurwa ngo iki? Ngo hano ngo yaratumwe, yaramutumye ngo genda wiyuhagire. Ni nko kuvuga ngo genda mu itorero iri niri aho bavuga Imana, usenga Imana, aba ari hujya nzahagusanga. Hanyuma iyo mpumyi ikintu nyikundira nawe yumviye umwuka wera, iragenda imaze kugera mu kidendezi, yari ihanye, amaze kwihana, Imana imugira neza kuko arahumuka. Mu gutaha ahindukiye ngo abigishwa ngo uyu muntu si wa wundi wajyaga asabiriza, ngo nyamara arasa nawe. Abandi bati siwe nyamara, ngo niwe. Nawe arabasubiza ati ni njye. Nawe uzababwire ngo ni njye, iby'Imana izakora. Haleluya, uzababwire ngo Imana yarakoze, ni njyewe wajya gusabiriza. Hariho abantu badatinya kuvuga ahantu Imana yabakuye. Hariho abantu bagira ubugugu kandi hari iby'Imana yakoze. Ntukagire ubugugu bw'ubuhamya. Haleluya, ntukagire ubugugu bw'ubuhamya bw'iby'Imana yakoze kandi bigaragara. Erega hari abo byafasha. Nk'iyo dusomye izi nkuru z'umugabo ukuntu yari impumyi, Imana ikamutabara, natwe duhita twumva ko hari ahantu Imana ikura umuntu. Haleluya, konkora ubu nawe haraho Imana yagukuye cyane, ntabwo habura. Ntabwo habura. Ubu hariho ababazanya bakavuga ngo uyu muntu ni konkrude ninde Nerike bate ngarasa nawe. Nyamara ngiyo baje ndababwira ngo ni njyewe Yesu yagiriye neza. Haleluya, icyo wabura icyo cyose ntuzatinye kuvuga, uzavuge ko ari wewe. Bizagaragarira abantu. Hari abazihana ku bwawe, hari abazavuga Imana ku bwawe, hari abazumva bigijwe imbere mu mbaraga zose, mu mbaraga z'umwuka. Haleluya, mu mbaraga z'ibihe byiza, kubera ko wababwiye aho Imana yagukuye kandi hagaragara. No kuri nshimye Imana kubwira ijambo nanjye. Hari ibyo Imana yankoreye. Hariho abantu babazanya ngo uyu Nerike ninde, ariko nawe babazanye. We muntu udukurikiye mu izina rya Yesu, nawe batangire babazanye ngo uyu niwe cyangwa siwe. Haleluya, uyu ni wa murwayi cyangwa siwe, ariko dufite Imana. Abantu babazanye mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Haleluya, tugiye gusengera muri iri jambo. Imana itoba kondo ikagusiga, uburwayi ufite buhumanuke mu izina rya Yesu. Ariko ugomba kuba ufite ahantu Yesu agusanga. Haleluya, haleluya. Ushobora kumva iki kiganiro ukumva ushaka kwakira Yesu kuba umwami n'umukiza, cyangwa se ukumva we wari waraguye ariko ushaka kugaruka mu murongo, kugaruka imbere y'Imana.
ntacyo bitwaye, ntabwo wabura umushumba hafi yawe, ntabwo wabura umuntu wizeye. Haleluya. Hanyuma akagusengera nawe tugakomezanya urugendo rujya mu ijuru. Ibyo bintu hari icyo bibatwaye? Haleluya. Kuvuga Imana ntabwo bijya bikoze isoni, ntabwo bidukoze isoni, ariko Yesu agira icyo akora ku buzima bwawe. Abantu babazanye, waba uri mu Rwanda, waba uri Uganda, waba uri Burundi, waba uri muri Afurika, waba uri muri Aziya, waba uri muri Australia, waba uri muri Amerika, waba uri muri Europe, Imana igira ibyo ikora ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Ntabwo nzibagirwa ukuntu umuntu yajyaga ampamagara ngo akambwira ngo dusenge. Haleluya. Nta kazi yari afite kandi yari yarize, yararangije na kaminuza, ngo nyamara nta kazi mfite. Turasenga, yajyaga akunda kumpamagara ngo dusenge byakomeye, nta kazi mfite ndi bubigenze gute, yabuze pfo na ruguru. Ariko Imana yamuhaye akazi, yarampamagara arambwira ngo Imana yamuhaye akazi keza. Numva nshimye Imana, ndavuga ngo bya bintu birakora. Imana irahumura, naye ku kibazo cyawe Imana iguhumure kugira ngo ubone Imana n'amaso yawe. Ariko byose bigendana. Yesu hari akantu yavuze, yaravuze ngo byose bishobokera uwizeye. Rero none ngiye kuvuga ngo bigendana n'umuntu wihannye cyane, bigendana n'umuntu wihannye waciye bugufi rwose. Iyo ufite guca bugufi mu mutima, Imana ikugirira neza, Imana iragutambagiza. Imana yarambwiye ngo izantambagiza, yarabikoze, ntabwo igibeshya. Nukuri iyi ndirimbo uyu muririmbyi yari mu mwuka, yari mu mavuta. Imana ntabwo igibeshya, yarantambagije. Ntabwo navuga ngo nagiye, yarantambagije. Mu minsi yashize muri ku kwezi nigeze najya mu ivugabutumwa mu Bugande. Twari Kabare, ahantu bita Muntuza, hariya Kabare n'ubundi mu mujyi mu itawuni. Naho twari turimo tuvuga Imana. Byarandenze konkoro, naravuze ngo Imana igira neza. Imana yari yambwiye ngo irabana nanjye. Haleluya. Ndagenda, twari dufite umunaniro n'imvura yatunyagiye. Mu gitondo cya kare turasenga bisanzwe amateraniro. Reka banyakire bavuge ngo Eric nugiye kutubwiriza ijambo ry'Imana uyu munsi. Imana sindahera hehe, Imana imanura ijambo. Mvuga ku rugendo rw'Abisiraheli bava muri Egiputa. Iryo jambo rigira ububasha, bantu buzura umwuka wera, bantu bavuga Imana, bumva kugira neza kw'Imana. Haleluya. Numva nanjye koko ni Imana ibikoze. Nge kubwanjye ntabwo nayo kubishobora. Ijambo nicyo rivuga ngo kubwiriza no kwacu, ariko guhindura no kw'Imana. Guhindura bikorwa n'Imana. Nari mvuze ngo dusenge. Mana yanjye. Haleluya. Amen. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina ryawe rikomeye, ijambo ryawe nyemera rigire ububasha nkuko ryabugeze muri Efeso. Ijambo ryawe mu gihe cya Paulo muri Efeso ryagize ububasha, nyemera n'aka kanya rigira ububasha. Gira buhumura mu izina rya Yesu Kristo, bakore ku maso, bahumanuke mu izina rya Yesu. Urwaye umugereho akire mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Nyemerera imbaraga zawe zimugereho, imbaraga za Mwuka Wera zibagereho, imbaraga zikiza nk'izageze kuri uyu murwayi. Yaramaze igihe kitari gitoya ahumye, ariko yashakaga guhumuka, yari yanze kuzahora asabiriza kubera ko Uwiteka guhumuka kwe hari abandi byari kugirira umumaro, hari abo yari gufasha, hari abo yari kugirira neza. Nawe urangije ubona kwitanga kwe, uramuhumura, urangije utoba kondo ukamusiga ku maso. Haleluya. Rangije arahumuka, abona kugira neza kwawe, agenda mu bandi barimo babazanya nge siyo niwe, ngo hoya siwe, bandi batarasa nawe. Nyamara Uwiteka Imana, natwe tuzababwira ngo ni twebwe, kubera ko imirimo yawe ibagezemo ibatangaje. Mana, turimo tugusaba kugira ngo iri jambo rigire ububasha, uri buryumve Uwiteka agira hava nahagera, kandi Uwiteka Imana ntaba ari twe. Haleluya. Haleluya. Nyemerera imbaraga zawe, imbaraga za Mwuka Wera zibagereho, zihindure, zimenagure, Nyiringabo Imana, zikingura ibihome, bikurweho mu izina rya Yesu. Nta yindi Mana duhamagaye uretse Imana yo mu ijuru. Mana, turakwinginze. Rima shata kayabo.
risha takayabo. Nta wundi murengezi dufite uretse Imana yaremye ijuru n'isi. Mana tuguhaye karibu n'ikaze. Haleluya. Ndimo numva imirindi yawe, ndimo ndumva haleluya kugira neza kwawe mu bwoko bwawe. Mana turwanire utubere ku rugamba, ntaba ari twebwe kandi abazumva iki kiganiro nyemerera Uwiteka Imana bazageraho bava naho ubashyira mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amen. Haleluya. Amen. Eri gusaba akantu. Yego. Urakampa? Yego. Yego. Nje bite nuko nagukunze nyine nkaza kukureba. Yego. Uvuga ngo hari abantu benshi nagendeye. Yego. Batabasha kugera hano, hari abari hanze, hari abari mu Rwanda, mu ntara zitandukanye. Yego. Wanyemera ugatanga nimero. Yego. Uwumva yafashijwe akazaguha amagambo gafatanya gusenga. Nta kibazo. Ubwo nkuko Conclude abivuze, kambahe nimero uraba yafashijwe cyangwa se yifuje ko dusengana. Yego. Ntacyo bitwaye, nimero ngiye kubaha iri WhatsApp, wananyandikira cyangwa se ukampamagara aho waba uri hose, n'ururimi waba uvuga rwose, ntacyo bitwaye. Nimero yanjye ni 078 69 60 754 078 69 60 754. Amen.